ariko se iyo utunze imodoka nk'iyi ngiyi ukagira ukayiparika mu rugo uraryama ugasinzira neza oya nawe wayitunga hafi nawe wayitunga n'undi yayitunga ariyo mpamvu nayishyize ku isoko kugira ngo n'uyifuza nawe ayigure niyo wifuza ayigure iyi modoka kandi kuri make wafashe umwanzuro wo kuyigurisha uhamagara kuri Burashari TV muze kuko nzi ko mukora ibintu birangira mugira abakiriya beza kandi bagura bafite gahunda igihe ndatekereza ko meze neza kandi muri amahoro aba Burashari mwese ahantu muherereye hose ndabasuhuje. Burashari nige na Emmanuel uwo niwe nge wewe bakwita ndukurikiye Burashari TV aka kandi ko ugiye kubona imodoka nziza, imodoka izahora mu ntekerezo zawe, RAV4 automatique 2004, imodoka nziza, imodoka ushaka kugura ikazahora mu ntekerezo zawe. Iyi modoka ni nziza cyane, niyo mpamvu Burashari TV yafashe urugendo runini twafashe urugendo nini kugira ngo tuza kureba iyi modoka, hanyuma nuza ko wayishima uraza ko wayigura, uraza kumenya ubwiza bwayo, uraza kureba imbere hayo, uraza kureba inyuma hayo, uraza kumenya muri moteri, uraza kugera muri boot, uraza kumva byinshi amatwi yawe atigeze yumva, uraza kubona byinshi amaso yawe atigeze abona. Iyi ni Burashari TV, tugendane turebe ubwiza bw'iyi modoka, hanyuma nushima ugure. Alo murankurikira 5 kwa 5 aba Burashari mumeze mute? Nta gutinda dutangirana na nyiri imodoka atubwira ubwiza bw'imodoka, atubwire wenda impamvu ushaka kuyigurisha. Patron mumeze mute? Kanguka wageze kuri Burashari TV. Mumeze mute kuri Burashari TV? Tumeze neza turamahoro. Wowe amahoro? Yego. Anya ndaho. Ariko ngura umujeje tafaranga bizaza bizaza. Ariko se iyo utunze imodoka nk'iyi ngiyi ukagira ukayiparika mu rugo uraryama ugasinzira neza oya nawe wayitunga hafi nawe wayitunga n'undi yayitunga ariyo mpamvu nayishyize ku isoko kugira ngo n'uyifuza nawe ayigure niyo wifuza ayigure iyi modoka kandi kuri make wafashe umwanzuro wo kuyigurisha uhamagara kuri Burashari TV muze kuko nzi ko mukora ibintu birangira mugira abakiriya beza kandi bagura bafite gahunda igihe. Aka ni kazi k'umuturika dufite muri mwaka 2025. Murabona ko twatangiye na nyiri imodoka. Iyi modoka ni 2004 automatique, araza kutubwira ubwiza bw'iyi modoka, araza kutubwira buri kimwe cyose iyi modoka, hanyuma tuze kuba twayigura. Patron umwaka wayo ni uwuhe? Iyi modoka ni RAV4 2004, umwaka wa 2004 Uburayi, automatique, akaba ari njye wayigendeyemo, nta wundi muntu wayigenzemo. Yego. Nta kintu na kimwe wayikoraho, nta kintu kimwe ushobora gukora kuri iyi modoka. Ni ukugura imodoka ita wigendera. Kereka uje wenda imvura yaguye ukavuga uti ndajya mu Kinamba, nta kindi. Ni Kinamba cyonyine. Ni Kinamba cyonyine. Ariko ni Kinamba urabona ko oya imodoka irasa neza, ndabona yambaye amapine mashyashya, hanyuma controle na assurance bizarangira ryari? Umwaka utaha. 2026 mu kwezi kwa 4. Nose ni iki kituma oya hari ukuntu abantu bo kuri Burashari TV bambwira ngo urabona ngo iyo ugurishije imodoka ngo impamvu imodoka ziba ziri ngo kugurishwa ngo nuko imodoka ifite ikibazo ngo gikomeye cyane, ifite ikibazo cya moteri yayo imeze gute? Ibyo ngibyo ni nziza byibuze kuko nizeye kare nziza, ni ifite moteri nziza, ariko nawe ubwawe wayirebera. Nayirebera ni nziza cyane. Okay. Noneho dufungurire kuri moteri tubanze twumva ka moteri kayo watse, hanyuma aba Burashari ahantu baherereye hose babashe kuba bakumva ubwiza bw'iyi modoka, noneho tumenye uburyo twayicuruza tuyicuruza ku muvuduko munini cyane. Okay. Gosha nk'uko uyibona, urabona twamaze kwinjira muri moteri yayo, urabona ko ifite moteri nziza. Ahangaha urabona ukuntu hameze, ntiyaguye ntiyahirimye, urabona ukuntu imeze, ifite moteri nziza ikiri yose, urabona ukuntu imeze. Iyi modoka nanjye nayibonye numva umutima urasimbutse bitewe n'ukuntu ifite moteri nziza ikaba itaraguye. Ni ukuvuga ngo aya mafaranga ufite yose uraza kumenya igiciro cy'imodoka neza, uraza kumenya igiciro cy'imodoka, ntuze ko watinya numara kuko ni imodoka ikura, ntuze ko watinya. Urabona ko ifite moteri nziza, hanyuma agisera twumve kuntu imeze gakeya. Agisera umva akamoteri ifite rekera nk'uko uyibona. Iyi modoka namaze kuyikwereka muri moteri kuntu hameze, twebwe ntabwo dutinda
tuba dufite akazi kenshi muri uyu mwaka. Urayibona ko ahangaha ntiyaguye, iri ni ibati ryayo, urayibona. Iyi modoka ni 240. Tugiye kumwegera atubwira igiciro cy'iyi modoka, hanyuma neza atubwira igiciro cy'iyi modoka, hanyuma washobye ko wafata umwanzuro ko wagura iyi modoka. Hanyuma amafaranga tubwiye ko ari 240. Umwaka ni 240. Hanyuma niba atari uguhenda ababurashari, hari ababurashari mu burasirazuba bw'u Rwanda, abari mu burengerazuba bw'u Rwanda, abari mu majyepfo, mu majyaruguru, urumva, hakaba hari n'abadiaspora bibereye i Burayi bavuga ati iyi modoka nayikunze, nayigurira umuntu, kuko hari abantu bajya kugurira imodoka abavandimwe babo bari mu Rwanda, bajya bagurira abavandimwe babo bari mu Rwanda. Hanyuma iyi modoka uyishaka amangahe? Iyi modoka ntabwo ndimo kwihenda, ndashaka miliyoni 11 z'amanyarwanda. Iyi modoka urabasha ko wayegukana. Reka twemere yuko no ukatura byakunda, ukatura byakunda. Mbonye umuntu uri serious, atari babandi baza bameze nk'abaje muri mizi gusa, baje muri umuntu uza tukavugana ibintu birangira. Ngako bizababwira ubwiza bw'iyi modoka neza. Nziza cyane. Ni ukuvuga ngo urabona ko ifite na taburo nziza, urabona kano, urabona ukuntu kameze, aka ni akamira, ndabona kameze yego, kwirebamo urugero uvuye kurya, ukareba ko nta kintu cyagendeye mu bwanwa, yego, urabona ko ari imodoka nziza nyine, yaba ari umudamu ayitunga, yaba ari umujene, yaba ari umupapa, cyane cyane muri iyi minsi abanyeshuri batangiye kwiga, wagura umutaka wa famiye. N'ubundi ukena ufite itungo rikakugoboka cyane, ukena ufite itungo rikakugoboka. Ariko twe ntabwo twakennye, kuyigurisha si uko twakennye, kuyigurisha nuko hari ibindi dushaka gukoresha ayo mafaranga. Ariko wigeze ko wambwira ngo ushaka kugura imodoka ngiri hejuru cyane? Ndashaka kongeraho nkagura indi iri hejuru cyane, umwaka ugiye hejuru nka 2010. Nka 2010. Ni ukuvuga ngo rero iyi modoka tugiye kwikugurishiriza, nitumara kwikugurishiriza tuhita tugushakira kuri Burashari TV akandi kamodoka yenda nka miliyoni 18, 15 se 15 nagwamo iyi modoka. Ni iyi modoka Sorento wayifata? Ndashaka Sorento. Kia Sorento, narababwiye ngo Kia Sorento zirakunzwe mu bivunira amatwi. Kia Sorento ni imodoka nziza ikunzwe kandi cyane. Niba ushaka imodoka ya Kia Sorento byibuze urahagurukira amafaranga miliyoni byibuze amake 16 kuzamura, 16, 15. Aho ngaho waza kuri Burashari TV ukambwa ati ndashaka Kia Sorento. Nkwibutsa gukora subscribe muvandimwe wanjye, inshuti bagara, kora subscribe, ukoreshe ya ukora like, ubundi tuzajya tugendana buri munsi. Imodoka twayibonye nta gutinda, nta gutinda. Imodoka twamaze kuyibona ni nziza cyane. Reka nkomeze kugenda nkwereka inyuma hayo nkuko ubibona. Urabona ko hose nta kibazo yigize igira, aha hose ibintu bimeze neza cyane. Inzugi zimeze neza, urabona ko inzugi ziracyakora, inzugi ziracyakora. Ni ukuvuga ngo iyi modoka ni nziza cyane. Ni ukuvuga ngo niba ushaka amafaranga, niba ushaka kugura iyi modoka ukaba ufite amafaranga miliyoni 11 z'amanyarwanda, no katura no kopa, niba uri mu Burashari ukaba uri inyangamugayo, ukaba uri babandi bashobora kugenda bambura, ndabizi neza kugura imodoka kuri Burashari TV ni iby'agaciro kuri wowe, ndetse ni n'iby'agaciro ku muryango wawe. Kugura imodoka kuri Burashari TV ni iby'agaciro kuri wowe, ndetse n'iby'agaciro ku muryango wawe. Byakuvuna kugira ngo unyumvishe ko uri umunyamujyi ukaba utazi Burashari TV. Gute se byaciye mu zihe nzira? Uri umunyamujyi gute? Ntago wabinyumvishamo ko uri umunyamujyi ukaba utazi Burashari TV. Ndagushimiye twabanye kuri Burashari TV, turi gutereka imodoka ku isoko RAV4 nouveau modèle automatique 240 ku mafaranga miliyoni 11 z'amanyarwanda. Wowe twabanye uri inshuti magara, icyo umutima ushaka kizabe nk'uko ushaka. Niba utarashaka ushaka muzabane neza. Nawe niba ukigera kuri Burashari TV akaba ari ubwa mbere, ikintu ugomba gukora ni ugukora subscribe, ugakora share, ugakora like, ugakora comment, kugira ngo imodoka nzajya nteka ku isoko zose uzajye uzibonera ku gihe. Tuzashyira turi gutereka izindi modoka ku isoko. See you, bye bye. Uri inshuti magara, aho ukura Imana izajye igukubira. Bye bye.